Twakomeze rero n'umukire w'umumiliyoneri. Rero twabonye uwitwa Cedric arimo kubwira sheri we Alice, arimo kumubwira ati rero ko bagomba kurya bari menge, ko uwitwa Shafi yakamejeje. Uwitwa Shafi rero yakamejeje kandi nabwo yanavumbuwe. Rero nibyo Cedric arimo kubwira sheri we, amubwira ati rero ibintu byose byabaye kuba mushiki wanjye yarapfuye Kami, byose ubiri inyuma ni uwitwa Shafi. Shafi rero niwe byose ubiri inyuma. Rero tugomba kurya turi menge, kuko ibi ngibi byo nagahomamunwa, kandi tugomba kwitwararika cyane cyane yuko uwabimbwiye ko ari igihozo, kandi yabibwiye na Shalomo, kandi Shalomo ntabwo yari azi Shafi. Rero n'uwitwa Alice yamwumvisha aravuga ati kuko nibyo, ibyo bintu birakomeye, tugomba kwitwararika tukareba uburyo twirinda abo banzi bacu. Twaje kubona rero tubona ubushitwe twabonye witwa Pucure mu guhendahenda igihozo, amuhendahenda amusaba yuko bakomeza yamusabira imbabazi kuri Shafi. Aribyo bavuga ngo umanika agati wicaye, wajya gukamanura ugahaguruka. Uyu nguyu yakaga amafaranga Dani nk'ukora muri banki, nk'uwikoreramo, adashaka kumugaragariza urukundo, ahubwo amwaka amafaranga, none birimo kumugiraho ingaruka. Rero Gihozo yamubwiye ati reka nimba ushaka gusaba imbabazi ugenda uzimwisabire, kuko iyo ngeso yawe ni mbi pe, ni mbi. Nk'uko Natusha yamubwiye ati umukobwa wihagazeho, umukobwa ufite ahantu ageze, ntabwo ari uwo kwaka amafaranga umuhungu bakundana, yewe n'undi muntu uwo ari we wese, ariko nyine ntabwo umukobwa wiyubashye ari uwo kwaka amafaranga. Ati rero ugende umwisabire izo mbabazi. Arangije aranigendera. Rero uwitwa Pucuri yabonye ko nta kundi kuntu ari bubigenze, afata umwanzuro wo kujya kwirebera Dani, amusaba imbabazi, aramubwira ati ibintu byose nakoze ntabwo nzongera. Dani aramubwira ati reka abakobwa b'i Kigali mwabonye yuko muzajya muza mukarya udufaranga tw'abahungu, ati se ubundi ko iyo ukomeza ukandya amafaranga akagera aho ngaho akanshirana, wari gukomeza ukankunda? Undi aramubwira ati mbabarira nyine, ntabwo icyo gihe numvagamo urukundo cyane, atari ko ubu ngubu ndagukunda, ndabizi ko ngukunda, mbabarira ndakwinginze. Dani rero nk'uko ibaze kuba warakundanyeho nk'umukobwa nka Kami imbere, umukobwa wamwitagaho, umukobwa wamukundaga, umukobwa wari mwiza, warangiza ugakubitana na Pucuri urimo ushaka kukurya amafaranga yawe. Rero Dani yamubwiye ati reka ibyo ukora byose nta kintu na kimwe ndi bugufashe, naragukunze, ntiwankunda, ushaka kundya utwanjye, ariko nagufatiye umwanzuro kandi naragiye sinzagaruka. Pucuri abona yuko isi imwikaragiyeho, imufungira amaferi, niko gutakamba, ararira arapfukama ati basi reka mpfukame mwereke yuko ibyo byose nta hantu nzongerera guhurira nabyo, cyangwa ibyo bintu bibi nazongera kubikora. Dani ariko akomeza kumutsembera, amubwira ati nyamara ibyo ngibyo urimo gukora nta kintu na kimwe biri buze gutanga. Pucuri ararira, ibimyira biraza, ararira kuko abona yuko ibyo yakoze atari byo. Ibyo nababwiye, ibyo bita kumanika agati wicaye, wajya gukamanura bikagusaba guhaguruka, kandi nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Akenshi batwumvishe umushuti wamubwira ati ibyo bintu byakubayeho inshuro nyinshi, rero sinzi impamvu ukomeza kubikora, ntugakomeze kwakamwa. Ese iyi ngeso ya Pucuri uwitwa Dani namubabarira azongera ayikomeze? Kuko byanga byakunda Dani akunda Pucuri, ariko se namubabarira akamuha imbabazi, aho se azakomeza kumutesha umutwe? Cyangwa Pucuri wenda ko afashe isomo ntabwo azongera? Rero ageze amubwira ati
ngaho haguruka ugende, ndaza kubitekerezaho ndebe nimba nakubabarira. Kuko witwa Pucori yari yanze kumuva mu nzara, yari yanze kumuva mu maboko, avuga ati ntabwo ndi buva aha ngaha utambabariye. Aho ngaho twaje tubona Alice arimo kuvugana na papa we, arimo kuvuga ati papa ko udataha utaza kandi twari twaramenyereye kuba turi kumwe nawe, ati ibibazo biri hano waba ubizi, ati ni iby'umushuti wacu wanjye nagugize kubwira witwaga Shafi. Kandi mwibuke yuko Shafi yakundanye na Alice, yasazwe no gukunda Alice, ariko Alice arabyanga, arangije anashimuta uwitwa Cedric. Niyo mpamvu uwitwa Shafi bamufunze. Bityo uwitwa Alice yarimo kubwira papa we ati kuri wa mushuti wanjye witwa Shafi, mwibuke yuko Shafi mu bantu ba mbere yashatse kwinjirira harimo na papa wa Alice. Bivuga ruko rero papa wa Alice yaba ari hano, basigaye kumenya yuko uwo muhungu baganiraga atari umuntu mwiza, ahubwo ari umuntu wo kwitondera. Ni umuntu wo kwitondera. Rero niyo mpamvu uwitwa Alice yarimo kumubwira ati agerageze uburyo aza arebe ukuntu, kandi niyo ntahari agira uburyo nyine akaruma situation ihari mu rugo. Rero ako kanya Cedric yahise aza, bahita bajya kureba ku bitaro barebe umwana uko ahagaze mu nda, uko nimba ameze neza mu nda, ibintu bimeze neza. Nyine ni umukire, buri kanya bagomba kujya kwa muganga bakareba nimba inda imeze neza, hato hatazavuka ikibazo kandi batari bakiteguye. Rero twaje kubona Alice avuye ku bitaro aza kuvugana n'uwitwa Dani. Aramubwira ati uvuye he? Ati mvuye ku bitaro. Dani aramubwira ati rero muri iyi minsi utangire wicunge, utangire witwararike, hano hanze hari Shafi arakanuye. Kandi mwibuke yuko Shafi mu bintu bya mbere yavuze yuko gahunda ikurikiyeho ari ugushimuta Alice. Nibyo Dani arimo kumubwira, ariko Alice ntabyumva. Arimo kumubwira ati ibyo bintu nawe wasanga urimo gutangira kumva ya makuru ya Gihozo aba yabahaye akabatera ubwoba. Ndamubwira ati nyamara Gihozo ahantu ageze tugomba kumwumva, nawe tugomba kumwumva kuko nawe yarakuze. Ati rero tugomba kwitwararika ni ukuri kw'Imana, ntukagende ugende wenyine, kuko Alice ntabwo azi ko umupango ari uwo kumushimuta muri aka kanya. Twaje kubona rero Shalom afata umwanzuro wo kugira ute, yaje gufata umwanzuro wo kuba yabwira Sheri wamubwira ati uwo Shafi wigize ikinani wahereye kera adashaka guhinduka, ati igihe kirageze ngo tumuhe isomo. Sheri wamubwira ati ngo n'igihozo amubwira ati se ni irihe somo ushaka gutanga, ushaka kumuhereza? Ati dukeneye yuko tugomba kumutandukanya na roho, ubwo ni ukumwica. Tugomba kumutandukanya na roho kuko arimo kwigira nabi. Ese biraza gukunda? Ese intambara ya Shalom na Shafi iraza kugenda bite? Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.